Muraho? Muraho neza. Mubonye ko mageze. Yego turagushimiye. Ni amahoro? Yewe wa muntu we nta mahoro ntayo. Nta mahoro ntayo? Ntayo nta mahoro. Ndabireba. Urandebera wa muntu we. Uyu mwana wanjye maze igihe kinini mubuze, maze iminsi 3 nshakisha. Umwana wanjye naramubuze. Ubwo nari ndimo mpinga ruguru iyo ngiyo mu nkuka. Numva barampuruje batirukanye urebe. Ndaza niruka ngeze aha. Umurwa nahageze. Wa muntu we birakomeye have. Yewe uravye igihe maze nago mbizi bampamagaye ubu nza niruka urabona uko nzu. Urabizi umaze igihe umpamagara nomero yanjye. Maze igihe nguhamagara wa muntu we nago. Ufite akazi keshi. Rwose urakoze kuza. Rwose urakoze kuza. Aracyahumeka ariko. Reka da nimba humeka ndabona bisa n'ibyarangiye. Gerayo ku ruhande gace. Yewe wa muntu we reka. None se mubye bimeze gute ibi bintu? Reka ndebeye wa muntu we. Ise yaherutse gupfa mu cyumweru gishije yiyahuye. Kitaye mu mugozi. Base wabo nuko wa muntu ureba byaranjobeye. Bakuru be barapfuye biyahuye. Yangana uko nahageze ndagufata. Ntago mbizi ko buse ko mbaye incike burundu ndi umupfakazi abana banshizeho. Ubu surabona biri bugenda gute hari ukuntu wabigenza ukamfasha. Ndabona gifite akuka gake cyane. Ariko buretse ndagufasha. Yego mfasha kabyara we mfasha rwose. Mfasha ndeko kana kanje kabucura kanje nakabona. Yewe bariyahuye benshi. Ise yariyahuye mu cyumweru gishije. Base wabo bariyahuye. Yewe na data buko yapfuye yiyahuye. Ubwo nabakuru be nuko daraka niko nabitsiga. Nabonye impamagara ndahurura. Urabizi ko wanyoje consultation 1500. Yego. Naye niyo mpamvu nahagurutse ndaza kukureba. Nukuri ngirira. Ntabwo nyampemuka ari consultation nimara kumugarurira ibuntu avuye kuzimu. Ni ugomba kushimira. Yego. Hari ikibazo. Yego bambe ibyo wanca byose nabi. Ubatera kwiyahura. Ndebe ikarandi bagenda ibintu bya karande ngiye kureba. Yego ngirira atarashirira mu mwuka. Reka nze ndebe. Ngirira we ngirira kabucura kanje ndeko kagaruka. Humura wimukorakora. Ayiwe. Wimukorakora reka nze. Usekaragaruka. Humura reka nze ndebe. Ndebera uyu muzimu yenda nimba ari abarozi. Betse ndabimenye. Abarozi bandogera ntago mbizi. Urutaro rwanyurwanya mutazi nyamuzinda jini kwa jini puisase jini kwa jini babyeyi banje jini kwa jini huma hugenye. Jini kwa jini nta mushobora venusite nta muzimu nyunkanga. Jini kwa jini puisase pasa nyene jini kwa jini babyeyi banje. Muharure. Jini kwa jini. Jini kwa jini. Jini kwa jini bimurimo. Jini kwa jini puisase pasa nyene jini kwa jini babyeyi. Nose mubye. Abasaza bariyahuye nabo. Bariyahuye. Babaga mu gihugu mu bihugu byo hanze. Babaga muri Amerika abandi bari Burayi. Nuko numva barampamagaye. Umuryango wari ugushizeho. Ni Burundu. Puissance jini kwa jini hembe ryanye mutazi nyamuzinda. Jini kwa jini. Jini kwa jini. Jini kwa jini. Uyu muzimu ko mbona ari wo mu marunga. Baragutongereye dore umuryango wari ugushizeho ari kunda mugarura. Wabigize neza rwose. Puissance jini kwa jini babyeyi banje puissance ngo mutubanye nyamutse. Ire niragwe garuka ibuntu jini kwa jini puissance jini kwa jini babyeyi banje. Jini kwa jini atambuka kandi mwaye kurama no kubaho babyeyi banje jini kwa jini mu muhe kumura. Jini kwa jini sozo. Jini sozo. Garuru umuntu muzimu wanje jini kwa jini babyeyi banje ndamutangira igitambo jini kwa jini. Puissance yaratarabyaraho. Oya. Yatabona umwana. Yaratarabyara yarakiri mutoya. Afite nk'imyaka 17 yarakiri muto cyane. Yarangije kwiga. Yaratarabyara. Dore umuzimu uri kubagenda aho dore muraturanye musigikari kiwawe amaze kumaraho umuryango. Reka nze ndamukwereka. Hembe ryanye mutazi nyamuzina jini kwa jini bajye ngiye gusubirayo. Ariko ndashaka gusiga ngaragaje umuntu. Umunyeretse yiwe. Garuka ibuntu nyamutazi jini kwa jini babyeyi banje jini cyane mu mugarure. Humanda gorora umwana wawe mubyeyi. Puissance jini kwa jini babyeyi banje puissance jini kwa jini nyamutazi nyamuzinda jini kwa jini babyeyi banje jini kwa jini sozo John jini bat puissance nyabirunga dore yagarutse jini kwa jini nyamutazi nyamuzinda jini kwa jini reba kimurohora bamurohoye kare nakize kugira muhihangana nanjye simahati hembe ryanye nyamutazi nyamuzinda jini kwa jini hembe ryanye nyamutazi nyamuzinda jini kwa jini babyeyi banje mu muhagurutsa garuka ibuntu jini kwa jini nyamutazi jini kwa jini
zuka garuka ibuntu gere mu byegere ngufashe ibyo abantu babangariye jini kwa jini nyamutezi ya muzinda jini kwa jini nta mushobora venusiti jini kwa jini puissance pasa nyeri nta muzibo juna jini kwa jini nuwabikweretse sinica ariko namuhe ikimenyetso jini kwa jini naho kagaragara akumazeho umuryango garuka ibuntu jini kwa jini yo gatangiye guhumeka amubonye ko atangiye guhumeka ibyo wabibonye wabibonye haraje umwana wanje mama mwana wa uraje jini mwana wa nyamutezi nyamuzinda rwaruka rwa bishingo jini kwa jini babyeyi banyiri kugatorokanya mwampaye puissance nyamutezi nyamuzinda jini kwa jini agomba guhumeka narakubuze mwana wa warunci puissance nyamutezi nyamuzinda jini kwa jini babyeyi banyiri mundebera umwana munsubiza ubuzima maze bampigure mbabagire jini kwa jini ntago ibitanga ugomba guhigura urumva ndahigura vuba oya ndayaguha ariko unyereke uwo murozi ndava no mukweretse munyereke yo gatsindwa yenda sha icyo nzi cyo ntabwo mbanaho uranduzi ndinde wamenya uyu uramuzi mama yego mwana wanje wamenye mwapfushije nde Isiraheli mwapfushije utwa Isiraheli na papa wanyu yarapfuye kandi bose bapfa biyahuye umuzimu kwicira abantu musi urugo n'umugenzi wawe kwicira abantu yewe ngiye kumukumurikira yego munyereke ariko sinkorera ngo mpemuke ahubwo ndagukiza mutsirike umwanzi wawe mwibonere ariko wende guhemuka no kuba wakute mu muntu akagufunga urabumenya umwanzi wawe kandi bapfuye barapfuye ariko mumenye uramumenya nko ndava no mukwereka reka nze maze mbikwereke munyereke puissance hembe ryanjye yego we munyereke puissance hembe ryanjye nyamutezi nyamuzinda jini kwa jini babyeyi banjye mwana wa harya kitwa ndakakana kitwa nde mubyeyi harya witwa nde Arisa se nizi ndavuga n'irindi ndashaka ko mukambuguje Arisa ndashaka kwereka umuntu wawe urutono naje urareba ndarureba ariko nta kintu kiriho kadushaka uyu muntu kugiriye nabi kandi mukwereke puissance nguyu ndamushaka kumushika muzane yego jini kwa jini nyamutezi nyamuzinda mugaragaza uyu muntu maze nsubire aho naturu watangiye kumureba wabitangiye wamubonye ndimo ndamureba singuyu ndimo ndamubona singuyu uzi ko ndi kumureba we muturanye yewe uyu munyaguzi ko muzi uzi mukangwije ndamuzi mukangwije akakubitwa n'inkuba ari musinzu yawe yewe umfa sha urabeshya uryenye nguyu ni ukumara umuryango yaramazeho nakabucura kanje ni yarakajyanye arabeshya umuryango kwa Alexander na Lisa jini kwa jini nguyu nivuge nyamutezi ciramo kabiri bamubonye uko azamukura mureba uko azamukamubonye ndamubona musubize kuzimu musubiza yaka mureke imbaraga zanjye se mushyiri kuzimu cyamugaragaze ntabwo mwica reka mutsirike mbatsirike jini kwa jini babyeyi banjye sobera twamenye umwanzi wawe singuye mujye kurwana no kumutema ariko ubonye wakugenderaga mu buzima bw'umuryango wawe urumva nkeneye gushimirwa namwe kuko mberetse ibyo mwakeneraga byose si muganga rero umuntu agukeneye wenda undi waba ufite ikibazo kigiye gifite aho gihuriye wenda n'ubuvuzi bwanyu bwa gakondo uwo muntu yababona ate ko twebwe tuje dusanga mu mugenda uburyo umuntu yambona rero arampamagara nko kuriya mubyeyi yanyitabaje akampamagara nubwo amaze iminsi ampamagara ngo murebere ikibazo yambwiye ko n'uwo yari afite wa nyuma yarangije kwiyahura ariko mpageze akifite akuka ndamukuye ubuzima umugarure narazwe n'umurage narazwe mfite imyaka 6 maze kugira imyaka 44 nukuvuga ngo nagira unyitirira uzaba umbonye neza ko ngiye gusubira n'ubu ngubu mu mparwe uko naje niko ngenda ko yaje niko agenda uyu ni muganga abamukeneye muramuhamaga ko iyo nimero mu twashyize ku kiganiro kugira ngo mwiyaranje niba mufite ibibazo bigiye bitandukanye geri twa Junior Sinya muri migozi mpambira wa mugabo turagushimiye ariko tunagusaba kuba umuntu yagusura wenda akakumenya byimbitse muzansure mu rugo mfite abana 4 mfite umugore mfite abana 4 abahungu